reka dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Tuguhaye icyubahiro Mana yacu, turagushimiye kuko wabanye natwe igihe cyose gitambutse, na n'uyu munsi wa none uracyari kumwe natwe. Duciye bugufi cyane kugira ngo ushyirwe hejuru, kandi turagusaba kugira ngo iri jambo ryawe rigire ububasha, rigire ubutware, rihindure byinshi, ntiribe kuryumva gusa, ahubwo reka rigire umumaro Mwami. Buri wese uteze amatwi umugire neza, reka imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Mwami bugaragare kuri buri wese. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Duhagaritse imbaraga zose z'abadayimoni, Satani nibyishyira hejuru kurwanya ijambo ryawe byose bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Turakwakiriye mu ijambo ryawe, Mwuka wera w'Imana ayobore mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mu minsi ishize, mu byumweru bishize, twaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo uturebe. Ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Nta handi, nta n'ikindi batanze usibye izina rya Yesu. Uwo ni Petero na Yohana babwira ikirema cyangwa se umuntu ubana n'ubumuga, baramubwira bati urashaka ifeza, urashaka izahabu, hari ibyifuzo ufite urimo gusaba, ariko ntabwo ari ibyo dufite. Ibyo usaba ntabyo dufite. Izahabu, ifeza n'ibindi byo usaba ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Kandi icyo ndushaho gushimira Imana nuko icyo bamuhaye cyarenze cyangwa se kiruta cyane icyo yasabaga. We yarebaga ibifatika, ariko bari bafite ibindi bikomeye bishobora guhindura n'ubuzima bwe bwose birenze uwo munsi, kuko we yarasabye ariko yaragarukaga. Yarasabye bugacya akagaruka, ibyo bamuhaye ejo bigashira akagaruka, ariko nyuma baje kumuha ikidasanzwe, aho bamuhaye izina rya Yesu. Natwe rero nta kindi twazanye ijambo ry'ihumure, ijambo ry'agakiza, ijambo ry'ubugingo, ijambo rya Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero mbasaba kugira ngo rwose ntubigereranya n'ibindi umenyereye, ahubwo ibi ni ibintu bidasanzwe. Hanyuma nanone ngira ngo icyumweru kibanziriza iki, nacyo twize ijambo rivuga ngo witinya ahubwo wizere Imana. Witinya ahubwo wizere Imana. Wizere Yesu. Ntugire ubwoba ahubwo wizere. Twasanze abantu benshi bitewe n'ibyo babona, bitewe n'ibyo bumva, bitewe n'ibyo bacamo, bitewe n'ibihuha hirya no hino bihari, abantu benshi bafite ubwoba, abantu benshi bamitima nuri hamwe. Ariko ndagira ngo mbabwire, igihe kirageze kugira ngo dushyire hasi ubwoba, twizere Imana, kandi nta wizeye Imana n'umwe ukorwa n'isoni. Haleluya. Ndagira rero ngo uyu munsi nanone twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndaze neza ko ufite Bibiliya aho uri, cyane niba uri mu rugo, ariko niba no mu kazi cyangwa n'ahandi ukaba utayifite, ndagusomera ntugire ikibazo. Turasoma muri Matayo ibice 28 n'umurongo wa 18. Haravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Iyo ukomeje uhasanga noneho andi magambo aho Yesu noneho ubwo butware abuha abigishwa, kandi yarangiza akabaha inshingano icyo gukora. Mu by'ukuri aya ni amagambo Yesu yavuze amaze kuzuka. Ubuzima bwa Kristo mu isi ntabwo ndi busubiremo, n'uburyo yagiye ku musaraba, n'uburyo yapfuye, ariko ndavuga ngo amaze kuzuka icyabaye. Hagaragaye imbaraga nyinshi mu kuzuka kwe. Igitare cyangwa se ibuye rinini ripfundikiye imva yararimo, bari betonye, reka mvuge gutyo, bakoteye bagize bate kugira ngo atavamo, bashyiraho n'abarinzi benshi. Baravuga bati nimurinde hatazagira uza akamwiba, akiba umurambo we, bakavuga ngo yazutse. Ariko imbaraga z'Imana ziratangaje, ntabwo wazimira, ntabwo wabuza imbaraga z'Imana gukora. Igihe kigeze ngo bagiye kumva bumva umutingito ukomeye, ngo igitare cyari gipfundikiye yamva kiraturika. Imana yari igaragaje gukomera kwayo.
abarinzi bari baharinze bose, ngira ngo bose bituye hasi cyangwa se bamwe barirukanka, babonye ibintu bidasanzwe bibaye. Nibwo bwa mbere, usibye n'icyo gihe n'uyu munsi, ugize gutya umuntu akagukanga wenda ukabona mu marimbi imvi imwe irakingutse havuyemo umuntu, abantu bari aho bose bakiruka. Ariko icyo gihe cyo bari bahashyize noneho apana abantu basanzwe, ahubwo noneho abasirikare baraharinda. Ariko imbaraga z'Imana zigaragaye, imbaraga z'Imana zimanutse, ibintu byose birahinduka. Ako kanya hagaragara ibintu bikomeye, hagaragara impinduka, umushyitsi, umutingito, ngo abasirikare baratangara. Ndagira ngo mbabwire bene data ko dufite imbaraga kandi Kristo yazukanye ubutware n'ubushobozi. Nta yindi nkuru yahise ikurikiraho, hahise hakurikiraho kwamamara ko Yesu yazutse. Bavuga ngo Yesu yazutse. Bamwe bati oya ntabwo ari muzima, abandi bati ni muzima. Inkuru ikwira ahantu hose. Reka mbasubize inyuma gatoya, mumfashe basubize inyuma gato, tugiye mu itangiriro aho Imana yaremye umuntu. Itangira igice cya mbere umurongo wa 26 no 27, urahasanga ijambo rivuga ngo tureme umuntu. Byari bimeze nk'inama, nk'uko inama yaterana, hari umurongo w'ibyigwa, icyo bagiye kuvuganiraho, umurongo w'ibyigwa cyangwa se agenda y'uwo munsi, tureme umuntu. Tureme umuntu, bacemeranyaho. Ameze ate? Asa natwe, icyo bacemeranyaho. Ikindi, agira ubutware, atware, ayobore, atware, ategeke. Nuvuga ngo Imana irema umuntu wa mbere Imana yaremye, umuntu Imana yaremye bwa mbere, yamuhaye ibintu byiza byinshi. Icya mbere, yamuremye afite ishusho y'Imana. Ikindi, imuremera gutwara. Yahoraga yambaye ubwiza bw'Imana, yambaye icyubahiro cy'Imana, kandi imuremera gusabana nayo. Tureme umuntu. Wowe neza amatwi, ndagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo waremewe kubebera, kwihishahisha, guhora mu kimwaro, gukorwa n'isoni, guta agaciro, cyangwa se n'ibindi byinshi byagusubiza inyuma. Ahubwo waremewe gusa n'Imana, waremewe gusabana n'Imana, waremewe gutwara, kugira ubutware, ugahora wemye, uhagaze neza, wuzuye gushira amanga no gutinyuka, nta soni, nta kimwaro, atari ukuceceka no kwihishahisha. Ahubwo hari ikintu cyatumye ibintu nk'ibyo biza, kwihishahisha, ikimwaro, isoni, gutakaza agaciro, gutakaza isura, ndetse umuntu agatangira no kubura ibyiringira, kumva ntacyo amaze, yakwivana ku isi. Kuko Imana ikurema yari yaraguteganyirije, ikushyiriraho ibintu byiza byose uzagenderamo. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo kuko Imana yaremeye umuntu gusabana nayo, kugira ubutware n'ibindi, ngo buri gihe, buri munsi, mu mafu ya ni munsi, ngo yajyaga iza gusura Adamu na Eva. Umuntu wa mbere Imana yaremye, ikamusura, ikamuganiriza, bakaganira, bakanezerwa. Ngiyo bumvaga imirindi y'Uwiteka, ngo barirukaga bakayisanganira, bakagirana urugwiro, bagasabana. Niyo mpamvu ujya wumva uyu munsi abanyamasengesho n'abandi basenga bavuga bati turashaka kumva imirindi yawe. Byaturutse aho ngaho, aho bumvaga imirindi y'Uwiteka bakanezerwa, bakagira umunezero. Haleluya. Ariko icyaha kimaze kwinjira mu isi, Satani amaze kubiba imbuto y'icyaha, amaze gushuka Eva na Adamu, bamaze gusuzugura Imana no kutumvira Imana, ngako kanya igicumuro kiba kirinjiye, batakaza byinshi mu migisha Imana yari yarabahaye. Ubwiza bw'Imana bari bambaye bwabavuyeho, batangira kubona bambaye ubusa, bafite ikimwaro, babuzuye gukorwa n'isoni. Ubutware bw'abutware Imana yabaremanye buratakara, batangira guta agaciro, gushira amanga biragenda, gutinyuka biragenda,
batangira kugira isoni n'ikimwari ibihe byose. Ubusabane bari bafitanye n'Imana nabwo bwavuyeho. Aho kugira ngo bumve ijwi ry'Uwiteka, bumve imirindi y'Uwiteka bamusanganire, ahubwo icyo bakoze ni ukwirukanka no kwihisha no gushaka kwiremera ibicocero. Ako kanya urupfu rutangira kwinjira, batakaza ubuzima, babura ubuzima n'ubugingo. Guhera icyo gihe urupfu rutangira gutwara rwa rufunguzo bahawe, bwa butware bahawe. Satani ababyambuye umwana w'umuntu gutyo. Hagiye hacaho ibintu byinshi kugira ngo ahari wenda umuntu Imana yaremye agaruke. Haje ibitambo, ariko ibitambo byose ntibyigize bigarura isura n'ishusho na bwa butware na rwa rufunguzo Satani yanyaze Adamu wa mbere. Abatambyi baraje, ariko n'abatambyi ntibageze ku ntego ngo bagarure neza umuntu Imana yaremye nk'uko Imana yabishakaga. Yewe n'abami n'amategeko nayo yaraje ajyaho, ariko umuntu Imana yaremye, wa muntu Imana yaremye wambaye ubwiza bw'Imana, wuzuye ubutware, wuzuye gushira amanga, wuzuye gusabana n'Imana, ufite ubugingo kandi ubugingo buhoraho, ntabwo ibyo byose byashoboye kumugarura. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo n'igihe na Yohana yarimo yeretswe icyo gihe marayika, hari n'igihe marayika yabimweretse, abona ngo marayika Imana imuhishuriye ijuru rimukingukiye. Ni ku nama, nayita inama kugira ngo imvugo wenda ndimo kuvugiramo wowe ubyumve, reka nyita inama ya kabiri yateranye. Iya mbere yavuga ngo tureme umuntu, ariko noneho iya kabiri yo ntabwo ivuga ngo tureme umuntu, ahubwo iravuga ngo ninde natuma, ninde watugendera. Igihe cyose Imana yari imaze kubona byose bitagaruye umuntu Imana yaremye, ngo Imana yicujije icyatumye irema umuntu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe kinini kominikasiyo hagati y'ijuru n'isi, hagati y'abantu irahagarara. Kominikasiyo irahagarara. Ntawe uvuga ngo Imana iravuze, ngo ntawe uvuga ngo Uwiteka arantumye, ntawe uvuga ngo marayika araje avuye mu ijuru azanye ubutumwa, ntawe uvuga ngo ibi n'ibi. Imyaka irenga 400 nta kominikasiyo y'ijuru n'isi. Ariko kuko Imana ari urukundo, niho hongeye nanone kumvikana Imana ivuga ngo ninde natuma, ninde watugendera, ninde twakohereza ngo abumbure igitabo amene n'ibimenyetso bigifatanishije. Aho marayika aho Yohana yerekwaga, we ngo yageze hagati ngabona nta numwe ngaraturikararira, ngariko kubw'urukundo rw'Imana ishobora byose, umwana w'Imana ari we Yesu Kristo yemera guca bugufi, yemera gusiga intebe y'ubwami, yemera kwiyambura ubwiza bwe, yemera kureka byose, ngaravuga ngo nijye, mu gihe habuze n'umwe. Ariko Kristo aravuga ngo nijye, ndamanutse, nijye ugiye gucungura umwana w'umuntu. Amategeko ntiyamucunguye, ibitambo ntibyamucunguye, inuma, inama n'ibindi bimasa n'ibindi byose byo batambaga byose ntibyamucunguye. Abatambyi ntibageze ku ntego. Uwiteka ni urukundo, kandi Uwiteka aragukunda cyane. Haleluya. Ndashimira Imana ku bwa Yesu Kristo. Niho rero yemeye guca bugufi, aravuka, abyarwa n'umwari Mariya, akura nk'abandi bana, ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu. Hari ibintu bikomeye Kristo yakoze muri iyi si, bikomereye abantu bose. Yabayeho nta cyaha afite. Uhereye ari umwana, mu gukura kwe yakoreye neza abantu, yakijije abantu, yirukanye abadayimoni mu bantu, yabakijije indwara, yabanye n'abantu bose, ari abakene ari abakire, abantu bose. Ariko nta cyaha na kimwe yigeze akora. Bagerageje kumushakaho icyaha, ariko nta cyaha na kimwe Yesu yigeze akora. Bamujyanye no mu mategeko, bamushakiye bamushinja, bamushakiye ibimenyetso,
bamushakiye ibintu byose nk'uko mubizi inkiko zishaka ibimenyetso zikagira gute, ngo abacamanza bose kugeza ku mucamanza mukuru baravuga ngo nta cyaha afite, uyu nta cyaha afite. Ninde muntu muri iyi si wari wabaho nta cyaha afite? Ninde muntu muri iyi si uriho nta cyaha afite? Tubeshejweho n'imbabazi z'Imana, tubeshejweho n'urukundo rw'Imana. Ari nka kera isi yashoboraga no kwasamikamira abantu, ariko uyu munsi wa none kubw'urukundo Imana idukunda n'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo nibyo bitubeshejeho. Haleluya. Ariko Kristo we yanesheje icyaha, baramutega imitego ariko icyaha nticyamufashe. Ariko abantu b'imitima mibi baramugurira, baramugambanira, baramukubita, bamwikoreza umusaraba, bamujyana i Nyabihanga i Golgota, baramubamba. Aho rero ibitangaza byinshi byagaragariye igihe bamubambaga. Hari amagambo menshi yahavugiye, hari ibikorwa byinshi byahabereye, ariko kimwe nibuka cyo, haleluya, nuko ngo hahinze umushyitsi, isi yose ihinda umushyitsi, izuba ririjima, abantu barirukanka, bamwe bahungira mu nsengero, ngo bagezeyo basanga igitambara gikingirije ahera cyatabutsemo kabiri. Bashobora nanone kureba hera, ariko bagatangazwa nuko bahabonye atari n'abatambyi ntibapfe. Ni ibitangaza bikomeye. Aho ari ku musaraba yamenye amaraso ye, amaraso y'igiciro. Ari ku musaraba yahakubitiwe inkoni nyinshi. Bibiliya tubwira ngo imibyimba ye niyadukirisha. Izo nkoni yakubiswe nizo zidukiza indwara. Intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yishyizeho. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, amaraso ye yaramenetse kugira ngo dushobore kwezwa no kubabarirwa ibyaha. Uhereye icyo gihe noneho cya gitambo ababaye igitambo gikomeye, ababaye n'umutambyi ukomeye. Haleluya. Kuko nta bindi bitambo dusabwa, nta kindi gitambo. Nujya wumva none uvuga bati zana icyo gitambo, zana iki, igitambo nyakuri nyacyo ni Kristo Yesu. Niwe wa gitambo kizima, arangije abo mutambyi nyawe. Haleluya. Kandi atamba ubuzima bwe, atamba ubugingo bwe. Baramushingura. Mu kumushingura habaye agahinda gakomeye mu bigishwa ndetse n'abantu bakundaga Yesu. Bararira, baravuga bati umwami wacu yapfuye, umwami wacu byarangiye, umwami wacu byagenze gute, umwami wacu twari twaramwiringiye. Ubwo no kuva rero ngo nta jambo bari bagifite, kuko bizeraga yamaze gushingurwa, yamaze gupfa, twari tuzi ko atazapfa, none bigenze gutya, kandi bibagirwa ko yabibasezeranije ko umunsi wa gatatu azazuka. Rero yari nk'inkuru mbi ku bantu bakundaga Kristo, kuko baramuririraga cyane. Haleluya. Ariko ku munsi wa gatatu igihe abantu bishimaga, bamwe abanzi ba Kristo bazi yuko babishoboye, bazi yuko bamushinguye, bazi yuko batangiye no kubora, ku munsi wa gatatu niho abamama ngo bafashe imibavu bajya kureba ko basiga mayiti cyangwa se intumbi, ariko bibaza batise ko hari igitare turabigenza dute. Ariko ngo bahageze basanga imva irarangaye. Haleluya. Imva ya Yesu irarangaye, na bugingo n'ubu n'abajya gusura imva ya Yesu n'uyu munsi iracyarangaye. Imva nyinshi n'ubu zirafunze, imva z'abakomeye, imva z'abami, imva z'abatwari, imva z'ibikomangoma, imva z'abantu bose kugeza na n'uyu munsi ziracyafunze, cyangwa se zamezeho ibyatsi, cyangwa bahari bagere baranashije bahubatse n'amazu wenda ntiwamenya. Ariko imva ya Kristo Yesu irarangaye, nta urimo. Yesu ni muzima. Ndasubiramo ngo Yesu ni muzima. Yesu Kristo ni muzima. Imva ye irarangaye, ni muzima. Yesu Kristo yatsinze urupfu, yatsinze kuzimu. Urupfu ntirwamuheranye, rwananiwe kumuherana. Hari ukuntu abantu bamwe bajyaga bakina, abantu b'abasore bagafatana bati dufatane noneho unyiyake nanjye nkwiyake, ugasanga ufite imbaraga araguheranye. Ariko urupfu rwagerageje gufata Kristo ntirwamuherana, ararunesha. Uyu munsi twese turatinya urupfu, abenshi baratinya urupfu. Haleluya.
bari mu mazu, twese turimo turatinya kubera yuko tugomba kurindira ubuzima bwacu, tukaburinda kugira tukitwararika. Ari abami, ari abakomeye, ari ibikomangoma, ari ibyamamare, ari abaherwe, ari abantu twese, aboroheje n'abakire n'abazungu n'abirabura, nta twese hari igihe nta nubwo ari kera, iki gihe turimo abantu bose bashoboye kwikingirana batinya urupfu, baravuga bati musubire mu nzu tudapfa. N'uyu munsi wa none nanjye uyu munsi naje mfite agapfukamunwa n'amazuru, naje nitonze, mfite umuti ku bintu byose, ahantu tujya uko bimeze. Ni ukuvuga ngo turitwararika, turatinya urupfu, ruragatsindwa, ni rubi. Ariko Kristo tuvuga uyu munsi wa none, Yesu mbahamiriza uyu munsi wa none, ntabwo rwamuheranye, yarazutse. Uyu munsi wa none ni muzima, afite imbaraga, afite ubutware, afite ubushobozi, ari ku ngoma, yaranesheje. Amaze kuzuka rero benshi barabihamije. Abasirikare bari baraho bagiye biruka bavuga bati twabonye ibi, umutingito waje, twabonye ibi, igitare kivaho, nuko wari wapfuye arazuka. Bagenda bahamya, nubwo babaguriye bagatanga ruswa ngo baceceke bagire gute, ariko inkuru zaranze ziramamara. Abamama bahura na marayika babonekera, arababaza ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye, ntari hano ahubwo yazutse. Kugeza n'abandi bose nawe ubwo yagiye yiyereka abigishwa. Dore rero ijambo twahereyeho ari ryo tuza no gusorezaho, Kristo yavuze nyuma y'urwo rugamba rwose, nyuma y'urwo rugendo rwose, bose bafite amatsiko yo kumva umuntu udasanzwe wapfuye, bishe, ariko ku munsi wa gatatu akaba azutse, agiye kuvuga iki? Aho niho yababwiye ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Mu yandi magambo, bwa butware Adamu wa mbere yahawe, nyuma Satani akabumwaka akabujyana, nabumwatse nanone. Rwa rufunguzo rw'ubutware Adamu wa mbere yatswe na Satani, ibyo Satani yatse Adamu wa mbere, jewe Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo nongeye ndabigarura. Haleluya! Kuko Adamu wa mbere yazanye urupfu, ariko Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo, we yaduhaye ubugingo. Dufite ubuzima bushya muri Kristo Yesu, dufite imibereho mishya muri Kristo Yesu. Uyu watsinze akagira ubutware, akagira n'ubushobozi, agashobora no kunesha n'urupfu, yagarukanye bwa butware. Umuntu Imana yashakaga uyu munsi wa none yaboneka, umuntu Imana yifuzaga uyu munsi wa none yagaragara, biciye muri Kristo Yesu. Bwa bwiza Imana yaremanye Adamu wa mbere, uyu munsi wa none nawe wabugira. Bwa butware Imana yaremanye Adamu, na n'uyu munsi wakongera ukagendera mu butware, wagishira amanga, wasabana n'Imana, wakinjira hera hahera, wakumva imirindi y'Uwiteka ntiwihishe, ahubwo ukayisanganira biciye muri Yesu Kristo gusa. Kubera iki? Kuko Kristo Yesu niwe byose bibonerwamo, niho agakiza kabonerwa, niho ibyaha tubitsindira. Amaraso ye niyo yeza ibyaha, niwe ufite ubutware bunesha ikibi n'igisa nacyo. Imibabaro yawe, intimba zawe, agahinda kawe, amakuba yawe, ibyo ucamo byose, Yesu yarahagaze aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mbese urarushye? Mbese uraremerewe? Hari ibintu bikubujije amahoro, hari bikubuza bikakubuza guhumeka. Ibyo byose bihe Yesu abyikorere ku bwawe, aguha amahoro, aguhe kuruhuka, maze ugirane ubusabane n'Imana, maze wongere ugirane wambare ubwiza bw'Imana, wongere ugire ubutware, wongere uhagarare wemye, udatinya, utabebera, usubirana agaciro Imana yakuremeye. Yesu aguha umugisha. Tugiye gusenga, kandi ndagira ngo mbasabe rwose, biroroshye, nta kindi bisaba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera. Iryo jambo rivuga ngo umwizera, ni ukwizera, ni ukwakira impano y'Imana, ni ukwemera. Imana yaratanze, tega amaboko nawe wakire. Kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga.
itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera, umwemera, umwakira wese atarimbuka, ahubwo agira ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none wakizera Yesu wagira ubugingo buhoraho, wakizera Yesu wagira amahoro, wakizera Yesu wakongera ukagendera muri bwa butware, ukambara ubwiza bw'Imana, ugasabana n'Imana, ukagira agaciro. Na nyuma y'ubu buzima, na nyuma y'iyi mibereho hari ubundi buzima, kuko dufite isezerano yuko hari ibihe tuzabaho, ibihe n'ibihe. Umubiri twambaye ushira vuba, ibihe turimo cyangwa se ibyo tubonesha amaso muri iyi si byose birashira, ariko ijambo ry'Imana ntirizashira. Nawe niwizera Imana uzanesha, niwizera Imana uzabaho ubuzima cyangwa se igihe cyose. Ndagira ngo rero niba hari umuntu uri hano, hari wenda Satani yakwambuye agaciro, Satani yakwambuye ubwiza bwawe wari ufite, kwambura gushira amanga no gutinyuka, kwambura ubusabane bwawe n'Imana, utangira kugendera mu bwoba, uburi ibyiringiro, urupfu rwinjira mu buzima bwawe. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Wakizera Yesu byagaruka, wagira amahoro, wagira umunezero, kandi umugisha w'Imana waza ku buzima bwawe. Ndagira ngo rero mbasabe, nimba wifuza kwakira Yesu, ukaba wifuza kureka icyaha n'igisa nacyo, ukifuza kureka ikibi, kuko icyaha nicyo kigutandukanya n'Imana kigatuma ibi byose bigenda. Uyu munsi wa none wafata icyemezo, nagusengera, kandi mu by'ukuri wakumva amahoro udasanzwe mu mutima wawe. Niba kandi hari n'urwaye, n'urushye, n'uremerewe, Kristo Yesu arahari. Haleluya. Ndagira ngo nsubiremo iri sengesho, hanyuma nawe ugende urisubiramo. Vuga uti: Mwami Yesu, ndagushima kuko unkunda, ngushima imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Numvise ijambo ryawe, none nsinzwe n'urubanza. Umbabarire ibyaha byanjye byose. Ubwiza Satani yanyambuye, ubusabane yanyambuye, gushira amanga no gutinyuka yanyambuye, ubutware bwose yantwaye, ubuzima yanyatse, uhereye umunsi bigaruke mu izina rya Yesu. Mana, umbabarire ibyaha byose, kandi umbere umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu.